Ndi papa SAVA. Ariko sheri uruko ibintu nyiragitare radukoreye cyagiye. Ejo bundi yipfusha se. Ariko cyane nicyo cyabashobora. Abantu b'abanyabugugu bakira gatoki bebe. Urakoze sho. Gatoki rero ni umuhungu arose. Ariko nta muntu uriho. ese ariko hano kwa papa SAVA nta munyu uhaba? N'agasenza. Ese Urawirira se? turawenzaho. Niko. Ese kuba utabizanye urabyirira sha? Akira nanjye ngo sheri. Kandi burya nzaguhata. Ashaba amaso kera nuko ntumva. Aya ariko byarahindutse. Maze kumenya komande zanyu wambwiye ko nzahuze na agapiripiri gatetse. Mu Kiranga rwaro nyine. tuba twakoze ngo narwo. Ese kusanzwe yize hatungiye kuki wowe utayizanye kare kugeza ubwo umugabo wanjye akomeza akavuga urwanga rukamurenga. Si mama amakuru. Amakuru ngaho genda nimereze. Ariko hatu Karame. tunabivuga tunabisubira urota sha. Arota. Murakoze rwose. Murakoze. Kweko Imana urota. Utegereje iki? Ngo genda ufata akantu ndabizi ni wambaye hejuru. Ako sheri nawe ugira ubuntu. Ese wonaga komeza ngo Ubuse umuntu wese uri muza hagarara ngara nyunga ufata akantu. ariko nta n'ikibazo rega umuntu afite ibintu agatanga. Buriya ntuzifuze kurya we. Ndimba. Hatu wagiye kwa Mariga. None se Iyo mutaje. Mba numva. None se hatu. Karame. Hari ikindi ushigaje se? Imitsingi ni primus ni Akoze ko baguhaye. mazigenda. Wagiye ukanywa icyo usanzwe unywa. Ikibazo ufite iki? Ubu rero ugiye kumvira kumva uburyohe bw'ibyo utajya unywa kubera ko nkubwiye ngo genda ufate icyo. Umva nyine ni wawe wambwiye ngo mfate icyo. Uyagurira akamwe kigage wa mugore agahita afata amarura. Ariko kano kagabo nubwo ko akagira ubugamo. Ariko niko wa mucoma benshi bamera. Ariko utanavuze burya mucoma atavuze. Ntabwo wowe kwamamaza. Hajya hakavuga ndajya nguha igitoki umenyamo. Oya. Waba umpenze shiri. Reka njye nguha igitoki wowe umenyamo. Ahubwo akebo kajya mugarura. Mugarura agize ate? Ahereje akebo nde? Aho kavuye. Nese shu. Iriya projet se tuyikomeze. Projet yo. Uko byagenda byose tugomba kuko ari ebyiri. Tugomba guhitamo imwe. Jewe nkumva ko niwe noneho ni wowe ufite uruhare. Sinzavuga ngo ndi umugabo ngo ntinjye ugiye guhitamo icyo ugomba guhitamo. Warahindutse ku buryo nyambura ukuntu mbivuga. Uziko muri Kinyarwanda mbivugamo. Sigaye numva ngukunze reka nkubwire. Bajya bavuga ngo ntawe ugorora ikijumba. Niwe rugero rwiza rw'ikijumba cyagororotse. Kuko byagezeho nkajya mbura wararangiye burundu nyine. Ese kandi bigereranya n'ikijumba. Amabare nyine n'urugero nari ntanze. Ega imigani y'ubuntu yararushya. Mbona ntuzajya undirimbira narahindutse ingabo nshya. Ako ngako. Uko nahindutse. Nzahindura abandi. Cyakora uzahindura abandi bagabo. Ni ukuri kw'Imana. Ese wahindura ugahindura na digidigi we? Ariko digidigi buri mubara mu bagabo. Ese umugabo nubwo yageze hano bikamunanira. Ni umugabo wa Karamawe. Ni umugabo. Sheri nawe waba ushatse hari akantu oya ni umugabo. Nari nibagiwe. Ariko ako kantu wabishyizemo ntabwo ari keza sheri. Ariko nta kibazo. Kuki wese uvuga ngo nk'aho hari ikintu wibutse. Oya. Byaba ari ibintu bibi. Oya. Tubaye dusigaye turi bashya. Ni umugabo da. Ni umugabo. Nizere ko ukomeje. Nyine ni umugabo kubera ko yageze gushaka umugore. Ni umugabo. Nawe uri kumpata inyama. Umugabo. Akaba ryohe sinjitwa mbere ariko siko batakongera akantu. Uriya mugabo wakishyurwa sha. Sheri ntabwo ibyo bintu byaba ari byiza. Yishyurwa se nande? Yishyurwa nande? Twavuze ko ibintu byose ariko bivuye twabisize inyuma dutangiye bundi bushya kubera iki hari ibyo kibuka. Ubu nanjye nibuka twantuje twose twabanyagita ariko sheri nuko nyine nahindutse ariko reka tutuvuga wenda nkaho hari amateka. Uribuka cya kikobwa cyari gifite antuza akabuti kandi haruguru ukagenda ugafata iyo
intuzi imwe ukavuga ngo yandike ngo ikiro cy'ibishyimbo ese ubwo ubujyaho nabyibagiwe ariko nyine kubera ko nahindutse narahindutse pe ujyaho no kugira ngo usubize ahahise oya ahubwo ciyazi se tuvuze njye se ndagira se ndeba kashizemo ariko ngo kabyara umuhungu si bo twakongera tukabyara we turashaje nawe twakabyara hasi ubwo umwana yazarerwa nande we akara ko muzabukuru arirwa n'abarumuna be cyangwa n'abasaza be bakaba nibo bagira ubu ku buryo twaba ababyeyi bava ngo reka tubyare bakuru be barere twe tugiye guha abana amatashi atari bo babyaye oya ari umwana wawe uzumurera ariko nta nawe hanyuma none iriya gahunda amafaranga njye muri banki nyakase kira gatohekesha wakoze shiri bon rero njyewe mbwira nyaka ni rimwe ko harimo no guhita ngenda ngafata iriya nzu digidigi yabagamo ngahita nyigwatiriza kuko wanyemerera noneho kuba umugabo mushya ni uguhita ngenda nkayiha banki nkayigwatiriza tukavugana uburyo tuzatwishyura bivuye muri iyo bizinesi noneho nkagira amafaranga ngenda mbishyura buri kwezi urumva uri tayari yafate uriya mushinga mu bisari wowe yafate nyabyaza inyungu urumva yafate nyabyaza inyungu ngendimba ati Sylvestre akira sheri yafate ukwanga niyangare yafate umva ubu ndaje njye mbimanika ahantu hose mbabwiye ntimbarusha umugabo uzi amagambo bamvugaga ariko ntega ntabwo nigeze mba mubi asha nawe kata ntabwo yigeze mba mubi gute se utabaye bimwe ni amagambo no kuba nahinga ibishyimbo warangiza ukajya kubigurisha nabyo byari amagambo no kumbeshya ngo waraye mu gasarenda ngo imodoka ngo yagize ikibazo ngo bateri ngo imodoka ngo ugenda yonka ngo bateri ya telefone yawe nabyo byari amagambo nyine turi kubivuga nk'amateka ariko ni ibintu biba byarabaye kera umuntu akiri muto ese ubuntu koko kiriya gihe imyaka nari mfite urayibagiwe ariko twari turangiye nabi imana uratabara we ni ukuri kw'imana nari ndabaye iciro ry'imigani ahantu hose nyuze nkabona abagore ngo twe umwe ariyundi urwara undi ariyundi urwara ariko ubu baraje babone uwiteka aravuga ati baraje babone ati ndaje ngo ukize igisuzuguriro ikindi ni ukuvuga ngo buriya iyo abantu bamaze kuba kungana nk'uku nguku nicyo gihe cyo gukora basigaho erega tukagira n'urugero twereka abana ejo bundi turadushya hari ikindi mbazanira genda utwongere sha mabuja we mwanywaga ishyushye cyangwa ikonje niyo ubonye mwebwe agashyushye n'agakonje ibi mbijyane cyangwa ndetse muracyabikora sa Sophie waje ugatwara ibyo ushoboye ndetse akenda bishoboye wabimenara nta kibazo aka ni akazi tuba tumenyereye hajya urambwiye ngo ishyushye agashyushye n'agakonje ariko ndimba nk'ubwo ureba iki ubwo urabona ino nzu ya papa SAVA urebye ukuntu izamuka zino sikariye winyobyaho amarari nta soni yubatse neza ni ukuri wese uri antoroporoneri uri masose nta muntu agize se kandi ntabwo bureba zino esikariye kwera ubu se igihe waziye muri uru rugo kwa papa SAVA nibwo ubonye ama esikariye yo kameze neza ni ukuri ko Imana nibwo mbashije kuyitegereza reka nihagarike niba nuko utangiye ntabwo ibi bintu byavamo ubwo rwishe ya nka ruracyayirimo se ntangiye ibiki aho nukuntu wasanga ndi no kuruhira ubusa n'umugabo
harya ngo ngiye sipfa nyirayo yapfuye ngiye nanabivamo n'ukuntu yirebesha kuri ya mukobwa hanze papa SAVA ukuntu yubatse ama esikariye se wowe urinde wo kureba ama esikariye wazayashyize iwawe ngiye kandi numva nanarakaye ngiye bituma nibuka n'ibintu byinshi by'ahahise azajya wahangayitse mu gitondo umuntu yiyunze mu gitondo byapfuye mu gitondo yiyunze mu gitondo byapfuye njye kwaka amafaranga muri banki barambibona se muko nkubaze ubwo iyo ubona wikanagurishwa gutyo imbere y'umugabo wanjye wirebeshwa nk'umutubo wagira ngo utorotse nduba hamwe baroha ibishingwe cyangwa uruvu rwahaza ubuvunderi yicaranye n'umugore wumva nta soni ufite ubwo ubundi uba wiyambitswe gutyo imbere y'umugabo w'umugore ubona abana ari kumwe nta soni ufite genda wambara ipantaro cyangwa ubwira umuhungu azaduserive ariko se Kiriya uyu munsi kanjye wakoze kandi hano tukaba dufite amategeko tugenderaho uvuze amategeko mugenderaho naba n'abakire nabse basi ku buryo wikanishwa kuri erike wigize utya wagira amaso wayagize irende nta soni urabona ubwo busa wambaye imbere y'umugabo wanjye iyi niyo myenda y'akazi twambara myenda genda rero ubwira umuhungu aze hano aba ari uduserive bantu yaratashye nta wundi mukozi dufite ntabwo bindeba ubwire shobuja aba ari ubiserive soni bajya mu nyirukanisha ubwo muzanyurwa ryo hari aho nabona akoze nabi se ubu twebwe dushinzwe kwirirwa tubarubera amafi mwebwe mukarya uraho ngaho wanitse ngo amaguru meza nanjye narayigeze we ntukabone meze gutya ngo usuzugure ubwo kandi wandebye uravuga uti kiriya ni igikecuru reka nkubwire nanjye hari aho navuye nawe uzahagera we iyo nawe bimenyereye nsomera bita agasira sa akazi kanjye ndimo ngo ndagusomera wamvuga se umugabo wanjye wahereye uvuga nakwihore tuzajya twubaha abakiriya ko nimurangiza mutwurire ubashye abakiriya wirebeshwa kuri wirebesha gutya ngo ubashye ngo abakiriya nk'umutubu utorotse ikimoteri mabuja nonoke nanjye nzi kuvuga ubwo ntiwizunguje gutya kuko ufite icyo ushaka ntacyo nshaka umukiriya bamubwira bigira gutya umugabo niwe uza mu kabari wenyine nawe ni ukunyubahutse ndakubwiye ngo noneho ngiye ntabwo uyifanta nyinywa nta soni hako mwagiye mwiyubaha twibase ndyamaniye aha ngaha ntavuga nabi ariko papa SAVA ndashaka kumenya kuki uduteza abakozi bawe ngugu uduteza abakozi bawe abase uyu nguyu ugene ndi kuvuga nona umugabo wanjye urabizi twasohokanye ndi mati yaricaye hano agiye kubwiherero urumva uyu mukobwa wawe ni uri kuduseriva ariko arinyezwa hanga bosi tubongera agashyushye se cyangwa gakonje ntago ushobora kwereka umukiriya uti umuvugisha amagambo umwe ashyushye cyangwa gakonje bosi customer care inshingano zacu arangije ngenda mubaza urumva ikanuzwa irende imbere y'umugabo wanjye abona ko ndi kumwe abona ko ari kumwe n'umugore we kubera ko afite aya maguru ngiye sinayigeze ngiye amaguru sinayigeze nagende yambara ipantaro cyangwa hano haza umuhungu cyangwa tugende ubwo ntabwo muri gucuruza nta soni yaje se gucuruza ari amaso ye hano pfushije rya wagira ngo n'urupfu rwahaza ubuvundere mubaze umugabo wawe mwazanye afite ikibazo cyo mu mutwe ntago yuzuye aruzuye none se ikibazo ufite ku mukiriya ni iki yamukozeho se ntiyamukoze ariko kuki amwibarishwa yigishwa gutya nese uragira ngo ntamubaze icyo akeneye ubu se ntabwo yabikora yambaye ipantaro si umweru ariko iyo usura mwambika ipantaro kubera iki ndamwambika ipantaro kubera ko uburyo yambayemo ntabwo bunejeje none se nkubaze mada umugabo wawe afitanye ikibazo n'intege z'abakobwa nyine rimwe na rimwe hari igizo ntege nazo zirembuza abagabo ubwo se ufite ikibazo ninde n'intege cyangwa n'umugabo ikibazo gifite umugabo wawe umugabo wawe uri kumwe n'umugore we bashakanye bashyingiranywe basezeranye ejo bundi arapfa iki n'intege z'abandi barazizanira iki se ahubwo se mwaziye iki hano niba utari wizeye yuko yabona intege se hano nizo mucuruza ko mucuruza icyo kunywa n'icyo kurya
njye ni muduhe umuhungu cyangwa uyu mukobwa wanjye byambara ipantaro. Mwariye iki? Twariye inyama, twariye ibitoki. Inyama zimeze ziti inkoko y'ifi iki? Twariye brochette. Brochette zisanzwe. Hanyuma se ubwo yabona intege z'inkoko, iyo yokesha inkoko akabona intege zayo nabwo yari kugwa. Ariko amubaze pe, uri umuntu uri ahangaha w'umubyeyi ungana utya ufite umugabo utamwizera. Niba umugabo wawe utamwizeye, reka nkugire inama. Shyira mu rugo ufunge kasiya, uyisengerere ikaziya, munywere mu buriri. Kuko no hanze hari igihe hazaza abandi bantu. Ariko wintotereza abakozi. Umukozi hano aba afite ifasi ye agomba gukoramo. Twamuhaye, tugomba kumubaza ibyabereyemo. Ibyaha serivwe niko bibona. Twe duhindura akazi kacu tugakore kubw'ubushake bwawe. Se kwasa. Ubwo so umugabo wawe uzamurinda kugeza ryarira ni igitambambuga. Uranywa ntunywa bapfundure cyangwa babisubize. Bagapfundura. Ryoherwa. Ni papa SAVA.